meze bo. Umeze fresh Cyane. Venana no katangiye kutuzana vibe zadangira. Venana ameze bo natwe tumeze bo. Yavuze ijambo sheri cyangwa reka tuvuge sheri, wumva iki niki kiza mu mutwe wawe? Sheri rero sheri kuratandukanye. Yego buriya hari sheri ushatse se kumbaza urukundo nyarukundo. Sheri nyine tu wa muntu ukunda nyine. Sheri hazamo ibintu byinshi. Yego yego sheri hazamo amagambo menshi. Hari sheri ku munwa w'uburyarya. Yego ku buryo sheri ndumupapa ndi igitsina gabo ndumugabo mbwiye uriya Claudine ati Claudine ni sheri wanjye. Kandi kuba mwise sheri wanjye si uko mukunze, hari ibindi mushakaho. Wenda ndamukunda, harimo inkundo ze, ndamukunda nta kintu muca. Ni ukumureba gusa nkamwikundira, nta kintu muca kuko umutima wanjye uhwamanye n'uwe. Hari iyindi sheri iza nareba umukobwa nkumva ngomba kumusambanya, namara kumusambanya nkacaho nawe agacaho. Hari n'indi sheri rero iza bateretana bashaka gushinga urwabo. No kuvuga ngo hari sheri yego yo kumva ukunze umuntu bisanzwe, hakaba n'iyindi sheri yo gutereta umuntu ushaka kumukoresha imibonano mpuzabitsina, hakaba n'iyindi sheri noneho ukoresha kugira ngo ubane n'umuntu akaramata. Iyo niyo uri kuvuga. Hanyuma rero wowe ni ryari umuntu akubwiye umunsi ijambo sheri ryaje mu mutwe wawe, muri ibyo ngibyo iyo sheri yari igamije iki? Uyu munsi wenda nk'umuntu akubwiye ngo sheri abagamije iki? Ubu ngubu cyangwa mbere? Ubu ngubu reka tuvuge ubu ngubu. Ubu ngubu biritonderwa, harimo kwitonda. Haruza n'abagabo nuko nyine haba harimo rya urumva. Haruza ni kwitonda. Sheri nta gihe ridakoreshwa. Sheri ari umuntu ushaka kuza ambwira ati Claude akaza ati sheri ko mfite 2,000 nsayidira nanjye nsayidire nk'agaturu nyine urumva, ubundi ngende nawe nyine mfite 2. Wowe mu iki cyiciro urimo urijigija yewe uri umwangavu uri ingimbi uri iki? Yewe ntabwo ndi ingimbi, sindi umwangavu. Ubu naba ndi njigija, nijigija. Ibihe byiza inshuti zacu dukunda kandi doza ku mutima, turabakunda nta mpamvu nimwe atuma tutabikora. Twarabiyeguriye, twabahaye icyicaro mutima wacu ngo muturemo muwemo akaramata. Umunsi ku munsi abantu mwabonye ikintu cyitwa Afrimama. Ni baba mama babyina nyine. Uyu munsi nabwo turamugaruye so turamuzanye, ni ubwa mbere tumuzanye kuri kamera, ariko turamwizeye ko araza kudufasha ibyo twifuza byose. Njye nitwa Nshimyimana Simon, umuntu wanyu mukunda, ndabizi ko muzamukunda. Ntabwo ari Kavatiri, ntabwo ari Kanyombya, ntabwo ari Senari, ariko uyu muntu mbazaniye muzamukunda ndabizi. Tuguhaye ikaze. Twibwire urinde. Nitwa Yankurije Veneranda. Ndi umumama w'abana 3. Nuko umutware wanjye yagiye guhaha, ntabwo turi kumwe. Uko Imana igenda ibidushoboza nyine bigenda bicamo bikajya ku murongo. Bicamo cyane. Ubwo rero abantu babyumve ko turi kumwe na Veneranda. Yego. Veneranda bimeze gute? Meze bo. Ameze fresh cyane. Veneranda no katangiye kutuzana vibe zadangira. Veneranda ameze bo natwe tumeze bo. Veneranda iyo wishimye biba bimeze gute? Ndashaka njye umbwira ako kantu. Banezerewe cyane, kwishima kwanjye. Iyo wishimye unezerewe wishimye cyane. Mba nishimye cyane nshingiye ko Imana iba yampaye umwuka. Ikindi kandi kampa ubuzima, ikampa kubaho i Kigali, nta munsi y'urugo, nta hirya y'urugo, nta muryango ndi kureba. Ibyo bituma nshima Imana kandi bikanezeza cyane. Ndagusubiza. Uravuze ngo sheri wawe yagiye guhaha. Yagiye guhahira i Buganda, azaza Nyagatare bacanye ku manywa ya Ruhangari. Ese tubwire sheri wawe yagiye? Ntabwo ari muri babandi bamburira imbarara. Ari
Rwanda yagiye Ibwanamukare. Ibwanamukare? Yego. Ibwanamukare ni he? Ibwanamukare ahantu bahahira hose haba hitwa Ibwanamukare. Ese burya nari nzi ko Ibwanamukare ari igice cy'igihugu. Ntago narimbiza ari mu Rwanda. Niko nzi ko ahantu umuntu wese ahahira ari Ibwanamukare. Benera hari akantu bajya bavuga ngo ni Nyagasambu rirarema. Iyo umuntu agukora akantu gatuvuga ngo ni Nyagasambu rirarema, biba bishatse kuvuga iki? Nyagasambu rirarema rero bana nzi ko Nyagasambu wambwira ko ari hehe buriya ra? Mu Burasirazuba. Burasirazuba bwa hehe? Hari Nyagatare. Uko biri kose ni igice cy'Iburasirazuba. Hari Bugesera. Nyagasambu iri muri Rwamagana niba ntibeshye. Benera ujya ushobora kubyina? Kubyina umuntu yabigerageza. Ubu dukubisemwo amapiyano, ikindi nitwongera gukora ikiganiro uzadukubita akapera ukuntu babyina. Agapera? Akapera. 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 Bene hari akantu bavuga ngo subscribe. Subscribe. Nagaki? Subscribe nyine ni uburyo abantu biyandikisha ku rukuta rw'umuntu rukagenda rutera imbere. Babwire ngo subscribe. 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 Nese Benera tubwize ukuri. Warize nyine tubwire waviremo mu wakangaye. Je rero ntabwo nize. Yego. Ariko ntabwo nayoba i Kigali. Ntabwo kuye kitayoba kandi utarize. Kubera ko buriya i na a na ingombajwi ingombajwi a, inyajwi a, ingombajwi ba, byose ngenda mbimenya, ntabwo nayoba i Kigali. Nasiba ubu n'ubanga uzi gusoma icyapa. Nasiba icyapa ariko ibindi byose urumva ko nyine aracyarimo akantu. Ariko nizibika zari amagi. Nese kuki utajya mu cyaro? Hari ukuntu banga ngo yize irya nimugoroba, kuki utajya gusoma nawe ngo bakwigishe irya nimugoroba? Ishuri rya nimugoroba. Ubwo rero ishuri rya nimugoroba naryizeho igice gitoya. Mbonye bitari buvemo ndivamo. Ubwo rero byaranze. Iyo bavuze ijambo umwangavu wumva iki? Umwangavu ni umukobwa ugitangira gusonga amabere. Gusonga amabere ubwo no kugera gute? Kuyapfundura. Kinyarwanda nzagishobora. Urakizi? Ntabwo ndi umuki Mugande. Okay. Hanyuma kuyapfundura nyine. Okay, noneho umwangavu aba ari umukobwa uri mu byiruka ye asatira ubukumi apfundura amabere. Okay, good. Noneho wowe mu iki cyiciro urimo urijigija. Yewe uri umwangavu uri ingimbi uri iki? Yewe ntabwo ndi ingimbi, sindi umwangavu. Ubu naba ndi njigija, nijigija. Ijigija iba akose buran ibi yaye kanga ijigija. Simbizi. Cyangwa ahubwo uri igikwerere. Igikwerere nanzi ko ari igikwerere cy'umugabo. Nuwanga ntabwo nari igikwerere ni umugabo. Ubwo ko turakamenya. Gwenda we twagukira mu majigija. Hanyuma Venera. Kame. Yavuze ijambo sheri. Cyangwa tuvuge sheri wumva iki niki kiza mu mutwe wawe? Sheri rero. Sheri kuratandukanye. Yego. Buriya hari sheri ushatse se kumbaza urukundo nyarukundo. Sheri nyine tu wa muntu ukunda nyine. Sheri hazamo ibintu byinshi. Yego. Yego. Sheri hazamo amagambo menshi. Hari sheri ku munwa w'uburyarya. Yego. Yego. Ku buryo sheri ndumupapa ndi igitsina gabo ndumugabo. Mbwiye uriya Claudine ati Claudine ni sheri wanjye. Kandi kuba mwise sheri wanjye suko mukunze, hari ibindi mushakaho. Wenda ndamukunda, harimo inkundo ze, ndamukunda nta kintu muca. Nuko umureba gusa nkamwikundira nta kintu muca kuko umutima wanjye uhwamanye n'uwe. Hari iyindi sheri iza nareba umukobwa nkumva ngomba kumusambanya, namara kumusambanya nkacaho nawe agacaho. Hari n'indi sheri rero iza
bateretana bashaka gushinga urwabo. Okay, ni ukuvuga ngo hari sheri yego yo kumva ukunze umuntu bisanzwe, hakaba n'iyindi sheri yo gutereta umuntu ushaka kumukoresha imibonano mpuzabitsina, hakaba n'iyindi sheri noneho ukoresha kugira ngo ubane n'umuntu akaramata. Iyo niyo uri kuvuga. Hanyuma rero wowe ni ryari umuntu akubwiye umunsi ijambo sheri ryaje mu mutwe wawe, muri ibyo ngibyo iyo sheri yari igamije iki? Uyu munsi wenda nk'umuntu akubwiye ngo sheri aba agamije iki? Ubu ngubu cyangwa mbere? Ubu ngubu, reka tuvuge ubu ngubu. Ubu ngubu biritonderwa, harimo kwitonda. Haruza n'abagabo nuko nyine haba harimo rya urumva, haruza ni kwitonda. Sheri nta gihe ridakoreshwa. Sheri ari umuntu ushaka kuza ambwira ati Claude akaza ati sheri ko mfite 2,000 nsayidira nanjye nsayidire mpagaturu nyine urumva, ubundi ngende nawe nyine mfite 2 urumva. Ubwo rero nuko mbyumva. Hanyuma yaje akubwira wenda ati nk'ibyo 2 wenda nk'iyo serivisi ubyakira kubera ko njye namenye Imana ndasenga. Ariko hari igihe byigeze kukubaho nyine utanga iyo serivisi? Byigeze kumbaho ndayitanga iyo serivisi. Wenda simbizi ntabwo uyu munsi ntago wenda simbizi, ni uburenganzira bwawe. Wenda uyu munsi wamenye Imana, wenda nk'iyo umuntu aje avuga ati wenda gutya na gutya ati meze nabi nduhura umubiri, ubyakira gute? Kandi afite n'amafaranga menshi. Ubu kuko namenye Imana, nsenga Imana, nigishijwe Bibiliya, dusenga Imana ivuga, turigishwa, ndamuhakanira. Urumva? Kandi baza ari benshi. Baza ari benshi. Harimo abambwira ngo uri igicucu, ni wowe wicisha inzara, ahubwo ati mundekere ubucucu bwanjye. Yego. Okay, ni ibintu byiza kubera ko ubasha gutsinda uwo mutego. So, niba utanu ko turi kumwe na Yankurije Veneranda nickname, agasirino kawe ni akahe? Manzi muhe zose. Agasirino kawe ni akahe? Kwa kundi nyine umuntu afite izina ry'akabyiniro. Okay. Akabyiniriro ni izina ry'ubusitani nyine. Ry'ubusitani. Mbere banyitaga Budimu. Budimu? Mbese kuki bakwise Budimu? Icyo gihe rero nararwaye amavunja, ngenda nyine ntambitse ibirenge. Bahita bakwita Budimu. Bahita banyita ako kazina k'inuko. Ufana, reka nkwaze ikibazo Veneranda. Ndakumva. Usa nk'umuntu w'umusirimu, nubwo rimwe na rimwe hari ukuntu Satani atwicira izina, yivangavanga akabizambya. Ngwino yizira hano baby, hari ukuntu Satani yivanga akabivanga. Ndashaka kubaza ikibazo cy'amatsiko. Ndagusubiza. Ufanira siporo cyangwa ufana APR? Muri ibyo byose nta kipe ngira. Nta kipe ngira. Nta kipe ugira? Kubera icyo utagira ikipe se? Iyo Veneranda yishimye wavuze ko udafana amakipe da? Nta kipe ngira. APR nawe ntabwo uyikunda? Nta nubwo mbizi. Nta nubwo Rayon Sports uyikunda? Sinza naho bigera. Iyo wishimye ni icyo ukora iyo Veneranda yishimye? Ndaririmba, nkahimbaza Imana, nkajya hariya nkibyinira. Yego. Veneranda, hari igihe umuntu yigeze kukwataka ashaka kukwambura ibyo utunze byose? Icyo gihe ese buriya nk'umuntu ashatse kugufungisha ntabwo aba ashaka kukwaka ibyo ufite byose? Hari umuntu ugiye kugufungisha aguhora iki se? Aguhora iki kugira ngo byabura? Akareka nyine tubwire nyine yaragiye kugufungisha aguhora iki? Tubwire. Oya nyine ni urugero nanze. Wigeze ni urugero nawe ntanze. Ndabyumva. Veneranda, wigeze ufungwaho? Oya ntabyo nzi. Sure. Wigeze urara mu gihuru mu buzima bwawe bwose wabereye? Mu gihuru? Ukabura aho urambika umusaya cyane, ukajya gusaba icumbi muri wene wanyu bikanga, ukajya mu baturanyi bikanga, ukavuga ati reka nirere aha ngaha mu gihuru kabisa. Icyo gihe niba ubyibuka wari ufite nk'imyaka ingahe? Nari mfite nk'imyaka nka 16 buriya. Icyo gihe se ntacyo umuryango wawe wagufashije cyangwa inshuti zawe?
hari igihe binanirana neza bikanga mbese nimba ari nko kuvuga ngo buriya twabyita ngo ikira wenda baba bakuretse wenda reka mvuge ngo Imana iba yagukuyeho amaboko cyangwa Imana isabukuraho amaboko iba yakugerageje ni akageragezo bakushyizeho akageragezo kugira ngo irebe uko ubyitwaramo. Benanda, adolescence uyu munsi baguhaye amahirwe yo gushaka undi mugabo n'urugero nicyo ndi kukubaza. Wenda urumva nka Shara yagiye i Bugande, urumva wenda harya yagiye i Bugande cyangwa yagiye i Bwanamukari? Bwanamukari yagiye guhaha. Uyu munsi baramutse baguhaye amahitamo ngo uhitemo undi mugabo wowe usanzwe ufite umureke wabyemera? Oya, kubera icyo utabyemera? ntago nakemera undi mugabo anzira mu bana. None se urishuwa ko icyo cyifuzo iyo mitekerereze yawe n'umugabo wawe ayifite? Ntago mbizi nimba bitekereza. Baravuga ngo nta sake ibungana imishwi. Nanjye ndabizi ko nta sake igendana imishwi. Isobanura icyo kintu. Baravuga ngo nta sake ibungana imishwi. Gerageza ni ukuvuga ngo iyo inkoko ibyaye yita ku rubyaro. Isake iyo imaze reka mvuge ko iyo imaze kubangurira ya nkokokazi yituragishije ibyo ntibiba bikireba, ahubwo ijya gushaka izindi nkoko ikazibangura, ishaka izindi nkoko. Ngaho rero bihuze n'abagabo b'iki gihe, abagabo b'iki gihe rero ni ukuvuga ngo araza rwose akagutereta pe, yamara kugutereta cyane, yamara kugutereta nuko murabanye, mumaze kubana, kubyaje rimwe, kubyaje kabiri, yahize agahita acaho, agahita ajya guhaha ibwanamukari, agahita agiye ibwanamukari ubwo rero aba agiye guhaha kandi agenda mutavuganye nabi, agahita ajya guhaha, akagenda wenda akajya kurera ntasize babiri, akajya kurera batanu. Yego. So reka dusoze ikiganiro cyacu, ndagushimira kubw'umwanya wampaye, ugira amanota uturuka ku Mana, nitugukenera tuzongera tukubone. Yego, murakoze cyane.